Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi tugiye kureba gold, ni iki twakitega kuri gold and GBP, JPY cyangwa se JJ. Mbere y'uko dutangira reka mbanze mbanyuriremo gato ejo trade twafashe. Nari nababwiye ko gold iri very bullish cyangwa se iri muri uptrend. Tubyuka cyangwa se dukora analysis zacu, market yacu yari isitinze muri iyi zone. Nari nababwiye ko icyo mugomba gutegereza ari uko ya breakinga ino support yacu ikaza igakora retest y'iyi support yacu ikakora rejected ikabona gukomeza hejuru, cyangwa se ikabreaking ino resistance yacu igaclosing above ikamunika for retest igakomeza hejuru. Ariko nari nabahaye indi option ko aho ahangaha hariho hari very strong support, nabahaga chance ko ishobora kuhagera ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru. Ya breakings no support yacu i breaking with the strong candle, nta confirmation twigeze tubona, ariko igeze kuri iyi strong resistance niho yabaye rejected. Imaze gukora ino rejection, next candle imaze creating a week igaflipping ka breaking highs iyi previous candle, niyo yahise iba entry yacu dutargetinga next support. So trade yabaye successful and we made some money. Abari bari kuri TikTok bo nababwiye direct cyangwa se nabahaye signal direct ko ubu ngubu batekinga buy up, so I hope ko hari abayibonye. So twihuse reka tubanze turebe news dufite uno munsi, icyo bidufasha kumenya isoko riraba rihagaze gute, cyangwa se ni izihe news zishobora kugira impact kuri isoko. So turebye news ihari ikomeye ni CPI cyangwa se Consumer Price Index. Iyi CPI cyangwa se Consumer Price Index ni news zisohoka. CPI ni report isohoka buri kwezi, ni report igaragaza ihindagurika ry'ibiciro cyangwa se uburyo price yagiye ihinduka y'ibicuruzwa. So iraza kuba saa 9, ni news iri bugire impact cyangwa ishobora kugira impact nini cyane ku isoko, so you have to be careful. Uyu munsi market ishobora kuba iri very volatile, so you have to be careful. Twihuse reka turebe muri daily time frame, market iraza kuba ihagaze ite. Ubirebye muri daily time frame market yacu iri very bullish, cyangwa se urebye kuri big picture market igaragaza kuri bullish. Wareba yesterday candle urebye yesterday candle ya creating the week flipping up iramanuka iclosinga ahangaha. So next candle y'uyu munsi cyangwa se candle y'uyu munsi ya flippinze creating a week irongera iramanuka. Hari high chance ko ishobora kuza gutestinga ino support yacu, tuyigire yellow line, ubundi tujye ku marking highs na lows za current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi aho iherereye. Marking na lows yayo, twibaza iramutse break twibaza iramutse breakinze ino resistance yacu, next resistance yabihe yaba ahangaha. Tuyihindure yellow, next resistance yindi dufite ni week, kuko nkuko mubyibuka ahangaha uje ukareba left side there is no candles cyangwa se nta data zihari, which means ko iyo dufite ubu ngubu ariyo tugira week, dufite ubu ngubu niyo tugira resistance. Uje ukareba ahangaha ino purple line iri muri half candle ya big candle dufite. Reka tuyihindure dushyireho green box, byerekana ko hari high chance ko market ihageze yakora reaction igasubira muri uptrend. Na harimo ka minus support, ubundi tujye muri 4 hours turebe n'iki twakitega.
muri forwards nk'uko mubibona hari strong support, reka dushyireho green box byerekana ko market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri buying side. Turebe nimba hari support and resistance dushobora ku adjusting, ariko urebye neza ziri valid, ahubwo reka tujye muri 1 hour turebe hose byifashe bite. So muri 1 hour reka twa adjusting ino neza, no daily time frame. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe se nizo opportunities dushobora kubona kuri gold. So uje ukareba muri 30 minutes gold isitinze muri iyi range, katuyigire no trading zone nk'ibisanzwe. Murabizi ko iyo tuyigize white box biba bisobanuye ko ari no trading zone cyangwa se aho utagomba gutradinga. So hari high chance ko market ishobora ku breakinga ino support yacu ikaza igakora retest y'iyi support cyangwa iyi ngiyi, gusa ndaha high chance ko yaba rejected kuri iyi support kugira ngo ibone gukomeza hejuru. Ariko uramutse ubonye ine rejection kuri iyi support ya mbere taking a buy. So another second option kuri gold ishoboka ni uko ya breaking ino resistance yacu igakora retest ikabona gukomeza hejuru. So ndikumva ari izo opportunities ebyiri twakitega kuri gold kuri uyu munsi, gusa you have to be careful kuko uyu munsi muribuka ko ari CPI, so you have to be careful with market. So tujye kuri GJ turebe niki twakitega uno munsi. So GJ mbanyuriyemo gato, ejo ntago nakoze analysis zayo, gusa naraye mbibabwiyemo nijoro abari bari kuri TikTok. Ejo nkora analysis mu gitondo nabonaga ko market yacu isitinze muri aka kazone, gusa yari muri downtrend. Nifuzaga ko ibreakinga, niramuka ibreakinze numvaga ko iri bukore reversal cyangwa se iri bujye muri uptrend, gusa ntago nitegaga big move gutya ko yakora big move gutya. So nijoro naraye mbahaye signal mbabwira ko niramuka ibreakinze iga crossing above, we expect big move muri upside. So niko byagenze, yarayikoze big move. I hope ko hari ababashije kuyifata abarebye post yanjye kuri TikTok, kuko yakoze move ingana na pips 167. Urumva ko kuri GJ ni big movement. So reka turebe GJ kuri uyu munsi niki twakitega. Nk'ibisanzwe nk'uko twabonye ko uyu munsi hari CPI saa 9 n'igice. You have to be careful, currency yose waba uri gutradinga ishobora kugira impact kuri currency. So duhereye kuri GJ kuri time frame, uje ukareba kuri no zone yacu, urabona ko iri muri uptrend cyangwa se iri kujya muri uptrend. Waza ukareba ngaho ukabona ko isitinze muri range market. So hari high chance ko ya breaking ino resistance yacu ikabona gukomeza hejuru, gusa we have to wait and see. So GJ for now you have to be careful. Niyo mpamvu nari maze n'iminsi ntayikoraho analysis. Bikeneye kuba uri experienced cyangwa se ufite experience kugira ngo ubashe kuyifata biri safe. So uje ukitegereza urabona ko GJ for now isitinze muri zone cyangwa se muri range market iherereyemo. Ni iyi ngiyi ariho ahangaha hari na strong
support, tuhashyireho red box byerekana ko market iramutse yageze yakora rejection igasubira muri buying side. So, okay. Gusa uje ukareba kuri current candle urabona ko hariho bullish candle ziri very strong, byerekana ko harimo buying pressure cyangwa se buyers bashaka kujya in control of market. So nk'ibisanzwe reka tumakinge highs na lows za current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi aho iherereye. Tuyigire purple line kugira ngo itandukane n'indi. So iyo tumaze kumakinga highs na lows za current candle, ikindi tuhita twihutira no kumakinga half ya previous candle iyo tubonye ari nini, which means ko market iramutse ihageze ikora reaction, nimba iri kujya muri upside ishobora kumanuka igakora retest ya half y'iyo candle ikakomeza muri uptrend, nimba iri muri downtrend izazamuka ikore retest y'iyo candle isubire muri selling side. So nuko yabimeze. Twibaze iramutse breakinze ino resistance yacu, next resistance yaba ari iyihe? Next resistance yaba ari iyi. Iramutse breakinze iyi, next resistance ni iyi ngiyi. So ku bijyanye na support for now, iramutse breakinze ahangaha, iya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi. Ahubwo reka tujye muri 4 hours turebeho se yifashe bite. So muri 4 hours murabona ko yabashije kubreakinga ino strong resistance, ikora akantu kameze nka W cyangwa se kerekana ko igiye kujya muri buying side. So means ko JJ4 now aba buyers aribo bari in control of market. So tujye muri 1 hour turebeho se byifashe bite. So muri 1 hour support and resistance twamakinze, ndabona ziri valid, nta yindi support and resistance bidusaba gushyiraho. Gusa ahangaha twashyiramo support yahindutse resistance, tuyigire white box. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe n'izi opportunities dushobora kwitega. So muri 30 minutes uje ukareba JJ4 now iri very bullish cyangwa se iri muri uptrend, means ko nta range yigeze creating. So ikintu tugomba kwitegura kuri JJ nuko yamanuka muri N support cyangwa se ziri ahangaha ika creating support ikabona gukomeza hejuru. Mbibutse gato nababwiye ko support iba created, tuvuge nk'uko iri kujya muri uptrend ikamanuka for correction, hakahita habonekamo bullish candle closing iri bullish imeze nka hammer cyangwa se iri bullish engulfing. Icyo gihe iba support iba yabaye created. Nizo confirmation candlestick mba ntegereje kuba yaba created iri hammer cyangwa se bullish engulfing. Abatazi bullish engulfing ni igihe whole body ya red candle yabaye covered by green candle. So ndikumva ari ibyo ngibyo twakitega kuri JJ, nuko yamanuka iga creating support ikabona gukomeza hejuru. So kuri gold na JJ ni izo option ebyiri dufite. You have to wait and get your confirmation kugira ngo utaking a trade kuri JJ. So JJ for sale, to be honest for now ntago nayibashishikariza, ntago iri now, ntago ubungo bigaragaza selling pressure, kuko uje ukareba ino candles ziri kujya hejuru ziri very bullish. Utu small candles turimo turi red ni dukeya, no turimo ni doji, twerekana ko nta selling pressure ihari. So you have to focus for now on buying side. So kumva ari ibyo twakitegura. Ndongera mbibutse ko 23rd na 22nd cyangwa se ku itariki 20 na 23 February z'ukwa kabiri tubafitiye free forex
webinar, muri link cyangwa se muri comment section muraza kubonamo link ya form mwakuzuza abashaka kuatendinga iyo webinar. So you are most welcome, muzaze tubane tuziga byinshi. Nasoza nongera mbibutsa do subscribe, umubare wacu tuwongere kuko we get free knowledge here. Please, you have to give some values. So happy trading day. Ndikumva ari ibyo twakitegura. Thank you so much.